ibi ni ibintu nzi neza ukuntu bijyana kuko nanjye nabinyuzemo ndetse nabinyuzemo inshuro irenze imwe. Gusa humura kuko nakoze ino video kugira ngo nkwereke uburyo nakoresheje budasaba gushora amafaranga, budasaba ubumenyi buhambaye bwo mu mashuri. Muri make ni ibintu byoroshye umuntu wese ufite ubushake bwo kwiteza imbere yakora agasohoka mu bushomeri bitamugoye. Gusa mbere yuko ntangira reka ngira akantu gato nkomozaho gahatse byose. Nshuti yanjye, niba uri umuntu utazi guca bugufi, ucishe make, ukaba ukiri umusonga rero udashaka kuvunika, ukaba uri wa muntu utihangana udashikama ngo akore paka, umva izo ngeso ushatse wazikura mu buzima bwawe ukazihunga ukajya kure, kuko nta kintu ugiye kugeraho, nta ntambwe ugiye gutera muri ubu buzima igihe ibyo bintu bikiri mu buzima bwawe. Kuko ngiye nkoze ubushakashatsi ku nkuru z'abantu bagiye batera imbere bahereye hasi, abaha mu Rwanda cyangwa se abo mu bihugu byo hanze, uzasanga ko ni abantu bagiye bagira ukwihangana, bagakora bagashikama, bakihangana, bagacisha bugufi ndetse ntibacike intege. Natinze mu magambo rero, reka nkugezeho ibintu bibiri byagufasha kwikura mu bushomeri mu kwezi kumwe gusa udashoye amafaranga. Ikintu nakoze bwa mbere kugira ngo nikure mu bushomeri ni affiliate marketing. Niba ari ubwa mbere wumvise ijambo affiliate marketing ni uburyo umuntu akorera amafaranga binyuze mu gupromotinga igicuruzwa cy'undi muntu. Igicuruzwa kitari cyawe, hanyuma cya gicuruzwa cyagurwa ugahembwa komisiyo kuko ubigizemo uruhare. Muri make ushishikariza abantu kugura igicuruzwa cy'undi muntu, hanyuma bakigura ugahembwa komisiyo bitewe n'ibyo wumvikanye na nyiri igicuruzwa, umucuruzi. Ndabizi ushobora kuba wibajije, si ibi bintu uyu mutipe arimo avuga byo gucururiza abandi ubu birakora, byavamo amafaranga gute? My friend, hano hanze hari abacuruzi benshi bari gufunga imiryango kubera kubura abakiriya. Hari abacuruzi benshi bari kurwana no kugurisha ariko byanze biri kunanirana, babuza abakiriya, bari gufunga bagasubira ku isuka kuko ntabwo bari gucuruza. Ese ukeka ko uwo mucuruzi umwegeye ukamubwira nshaka kugufasha gucuruza yabyanga? Hari abantu benshi muziranye, hari abantu mwiganye, hari abo mwakoranye, mbese muri make hari abantu benshi cyane uzi nabo bakuzi, hari n'abakuze utabazi. Kandi hame nuko abo bantu hari ibintu bitandukanye bakenera kujya kugura mu maduka, ibintu byo bakeneye mu buzima bwabo. Ni hame abantu tubaho tujya mu soko kugura ibintu bitandukanye. None bigutwaye iki kuba umuhuza hagati y'umucuruzi na wa muntu wawe ukeneye kugura ikintu mu iduka? Kubera icyo utaba umuhuza hagati yabo ukajya uhembwa komisiyo. Buriya umuntu yagiye kugura mu isoko kubera abafite ubwoba bw'uko bashobora kumuhangika cyangwa se bakamuhenda, abakeneye umuntu wo kumuyobora, wo kumujyana kugira ngo aze kugura neza. Abo bantu barabuze. Kuki utaba uwo muntu ukajya uyobora abandi bantu mu gihe bagiye kugura ibindi bintu, ukabahuza n'abacuruzi? Kuki utatanga iyo serivisi nawe ukajya ubihemberwa? Kuki utayobora inshuti yawe, umuturanyi wawe cyangwa undi muntu ukamuyobora ku iduka runaka akagura igikoresho akeneye, cya gikoresho yamara kukigura nawe ugahembwa komisiyo? Niba ushidikanya, umva, ibi ni ibintu njyewe ubwanjye natangira ubuhamya ko byagukura mu bushomeri uramutse ubikoze, kubera ko ni ibintu byo nakoze, ni ibintu nsanzwe nkora kandi nzakomeza gukora kubera ko bimpereza amafaranga kandi nta n'umuntu umpagaze hejuru ngo ni umubosi. Noneho by'akarusho nkabikora nkoresheje social media, Facebook, WhatsApp. Nukuvuga ngo ni business yagutse, ntabwo ari business urakorera aho ngaho mu karitsiye cyangwa aho mu soko hafi aho utuye. Ni ibintu byo wakwagura no kuri social media guys. Iyi ni video ndi hafi kwa uploadinga isobanura ukuntu nkorera amafaranga muri ubu buryo bwa affiliate marketing bw'amakomisiyo nkoresheje Facebook. Umva, nta bwenge bushamaje burimo. Kumanuka ari hepfo mu iduka nkabwira umucuruzi ati ese nkufashije kugurisha iyi boro yawe nkakuzanira umukiriya, ntiwamaga komisiyo? Nawe ati ngaho se kora turebe, bikore. Umucuruzi ntiyabyanga kuko kugurisha nibyo byamuzanye mu isoko. Ejo bundi akeneye gutanga imisoro, akeneye kwishyura ikode, so akeneye kugurisha. So rero uramufasha, ntabwo yabyanga. Ahubwo aha twasigara twibaza ikintu kimwe, ikintu cy'ingenzi cy'agaciro.
ese ni ibihe bicuruzwa wakwibandaho ucuruza muri affiliate marketing kugira ngo ujye ubona komisiyo koko ubona amafaranga atubutse? Kuko ntabwo affiliate marketing ndi kukubwira ari yo gupromotinga umuti w'isabuni cyangwa se ibiro bibiri by'umuceri. No, ntabwo ariyo affiliate marketing ndi kuvuga. Ndi kuvuga affiliate marketing nyine izajya iguhereza amafaranga nyine ishobora kugufasha kuva mu bushomeri. Rero ni ngombwa ko wibanda ku bicuruzwa bifatika, bicuruzwa bifite agaciro kanini, kuko nibyo n'ubundi bituma ubona komisiyo nini igihe waba wazanye umukiriya wo kubigura. Ibicuruzwa biciriritse nyine biraciriritse, nta komisiyo nzima wabonamo, ntago byagufasha kubona amafaranga kuko azagukura mu bushomeri. So rero ni ngombwa ko wibanda kuri bya bicuruzwa, mu cyongereza babyita high ticket products. Rero kugira ngo ukorere amafaranga ahagije muri affiliate marketing, egera bacuruza ibicuruzwa bifite agaciro kanini. Urugero nk'abacuruza smart TV, abantu batanga serivisi zitandukanye nka decoration, sauna, nkabukabazanira abakiriya. Mbese shaka abantu batanga serivisi z'agaciro, batanga ibicuruzwa by'agaciro ku buryo nuza n'umukiriya n'ubundi hazaba harimo agakomisiyo gatubutse. Ku ruhande rwanjye rero, wikuyemo ubwoba ugatinyuka ukinjira muri ibi bya affiliate marketing, umva warya amafaranga, wakorera amafaranga menshi. Abacuruzi baragukeneye, baguha akazi ko kubafasha. Ese ukeka kuri ya mucuruzi yakwanga gukorana nawe kandi ugiye kujya umuzanira icyashara, ugiye kujya umufasha kugurisha vuba ibyo yaranguye ngo nuko azajya guhemba komisiyo wamufashije kugurisha, tari n'umushahara wo ku kwezi wenda umwatsi? Umva ntabwo yabyanga. Cyakoze ikibazo waba usigaranye ni ukumenya uko bacuruza bati. Kuko ntabwo ari ugupfa gucuruza, hari ubumenyi buba bukenewe. Gusa kuba utazi gucuruza nabyo ntabwo byaba intandaro yo gutuma udatangira, kuko turabizi ko nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi, ariko gake gake arayuzura akanayirenga. Rero hera hasi, tinyuka, shira ubwoba. Ufite ubwoba bw'iki? Tangira, byinjiremo, ubikore. Ibigucanga ubaze umucuruzi cyangwa se wegere undi muntu usanzwe ubimenyereye, umwansi, mubaze ati iyo bigiye gutya ubigenza ute? Bavugana n'umukiriya bate? Baciririkanwa gute? Ibyo ni ibintu uziga wabigezemo. Ariko ntutegereze ngo uzabanze ubyige ubimenye. Byinjiremo, ubyige ubirimo. Ibyo utazi ujye usobanuza abasanzwe babizi, abansiye cyangwa se wakwinjijemo, hanyuma ukore n'ubushakashatsi bwawe ku giti cyawe. Kubera ko uzakenera kwiga gucuruza, ni ingenzi cyane ko ukora subscribe kuri YouTube channel yanjye The Success House, kuko ndi gutegura video nyinshi cyane zijyanye n'uburyo bugezweho bwo gucuruza ndetse n'ibindi bintu bitandukanye tuzajya tunyuza kuri YouTube channel. Niba rero wari utarakora subscribe, kora subscribe utazacikwa. Tudatinze rero, ikintu cya kabiri cyagufasha kuva mu bushomeri mu gihe gito cyane ni gutanga umusada ku bakoresha. Iyi ngingo irareba cyane umuntu wize ufite diploma, cyangwa se umuntu wese ufite ubumenyi runaka mu mwuga runaka. Wararangije, sibyo? Cyangwa se wari ufite akazi gusa uyu munsi nta kazi ufite. Aho kwirirwa ubunga hirya no hino, ubunga na envelope irimo 7 na diploma ngo uri gusaba akazi, umwanya umwe w'akazi upiganira n'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Wakwegeye umubusinessman aho hafi mutuye, aho mu quartier, cyangwa se umukoresha uzi ukeneye ubumenyi nk'ubwo ufite, ukamusaba ko wamukorera ku buntu mu rwego rwo kuba unimenyereza akazi. Ese nujya muri company runaka ukitanga ukagira umuhate mu kazi, ukabakorera nta gihembo baguha, urakeka ko nibakenera umukozi bazajya gushaka umukozi mushya wo hanze batazi, bakarenga kuri wowe bazi ubwitange mu kazi, bazi umuhate ugira mu kazi, wemeye gukora ku buntu? Urumva iryo kosa ryo kukurengaho bapfa kurikora? Kandi uri umuntu witanga ukora nta gihembo? Ndahamya ko nta mu businessman wapfa kukurengaho ngaza n'undi mukozi akureba azi n'uburyo ukora, warigaragaje ko kujyayo wigaragaze. Warigaragaje, ntabwo yakurengaho ngo ajye kureba undi muntu. Erega buriya hari n'ubibona uko akabona uburyo witanze, uburyo waje mu kazi
uburyo waje muri business yataguhemba akaba yanavuga ati uyu muhungu ni umuntu mwiza, ni umukozi mwiza, ngo mbe mushakira umwanya muri aka kazi. Byihuse akaba yanagushakira umwanya bitewe n'ubushake bwo wagaragaje, ukaza ugakora nta n'igihembo usaba. Rubanda nyamwinshi rero baracyari muri ka gatebo bati se nakora batarampemba amafaranga, nkorera ubusa, nzakomeza gushakisha wana. Niba ugitekereza gutyo rero, hari rimwe mu mahame yo gutanga no kwakira utaramenya. Ubanza gutanga ukabona ukakira. Niba uhinnye akaboko ku kiwo ushaka ko bakuramburira amaboko, nawe rambura akaboko kawe utange. Kuko ubwo bumenyi bwuhunitse nta na experience ufite, ubumenyi bwawe urabuhunitse, ntabwo uri kubukoresha. Rero bujyane babumenye, genda bakumenye, bamenye ko ushoboye, bamenye ko unabaho. Ereka my friend, ntabwo uri gukorera ubusa, ntabwo uri gukorera ubusa, kuko uri gufata experience, uri kubaka network. Hari abantu bashya muri kumenyana, bashobora kuguhereza link y'akazi, bashobora kukuyobora mu yindi mirongo y'akazi. Urimo kubaka kariyeri yawe, urimo kugira experience. Kandi twibuke ko abakoresha hano hanze bari kubaza ubunararibonye, bari kubaza experience kuruta amanota. Kugenda ruvuga ngo ufite amanota meza warize, no, shaka experience. Ntari experience gusa, uri kuhabonera n'abandi bantu bashya mumenyana bazagufasha muri kariyeri yawe. Mu gihe bataguhaye akazi, burya nibyo uri kubyunguka, uri kuyunguka network, uri kuyunguka experience, n'ibintu byinshi cyane uri kuhungukira. Rero aho guhunika ubumenyi bwawe, shaka umukoresha, mu businessman, shaka company runaka, utange umusada mu kazi. So ubwo rero ni uburyo bwanjye bwa kabiri nakuri komanda. Ushaka gusohoka mu bushomeri vuba, tanga umusada. Tanga umusada kubakoresha kugira ngo urusheho kumenyekana, urushaho kugira experience. Ikindi, bashobora no kuguha akazi mu gihe baba babonye ubwitange bwawe. Naha nanzuriye rero, navuga ko nagarutse ku buryo bubiri bwagufasha kuva mu bushomeri mu gihe kitarenze ukwezi. Uburyo bwa mbere twabonye ko ari affiliate marketing, aho wakwegera umucuruzi ukajya umufasha gucuruza, hanyuma akajya guhereza commissions, amakomisiyo ku bakiriya uba wazanye bakamugurira. Uburyo bwa kabiri twabonye ko ari ugutanga umusada. Shaka umu businessman, shaka rwiyemeza mirimo umukoresha, shaka umu businessman, shaka company, shaka umukoresha, umuha umusada muri business ye, kuko nakenera umukozi ntabwo azarenga kuri wo wazi ngo ajye gushaka uwatazi kandi uhari. Ikindi, niyo bataguha akazi, uri kugaininga experience. Hari experience uri kugira, kandi hano hanze barayisaba, ntabwo bari kureba ku manota, bari kureba kuri experience. Ikindi, urimo kunguka abantu bashya, uri kunguka network y'abantu bashobora kugufasha mu kubona akazi, bashobora kugufasha mu kubaka kariyeri yawe. So ubwo nibwo buryo bubiri twagarutseho. Byose twabonye ko bizakunda ari uko wabanje guca bugufi. Ca bugufi, ukore, ureke ubusongarere, wicishe bugufi. Numara gukora, hanyuma wirinde gucika intege, wirinde gucika intege. Ikindi, wihangane, kuko nta kintu wageraho ibyo bintu bitatu utabifite. Uticisha bugufi, udakora, kandi nanone ntucike intege, ukagira kwihangana. So niba uri mushya rero kuri YouTube channel The Success House, ukaba utarakora subscribe, nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tuzabane no mu zindi video zacu nk'izi zigufasha kwiteza imbere, zigufasha kwikura mu bushomeri, n'ibindi bintu bitandukanye byagufasha gukorera amafaranga. So rero kora subscribe niba utarayikora. Ikindi, urayikinga iyi video, unayisharing, uyisangize abandi bantu bayikeneye. Duhurire mu yindi video.